السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين على نعمة الصيام، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. Bavandimwe w'Islam, twongere dushime Allah subhanahu wa ta'ala kutugororera inema yo gusiba. Turasaba Allah subhanahu wa ta'ala kutwakirira inshallah ta'ala. Rero ko dusabira n'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Bavandimwe b'Islam, zakatul fitri tuba twongeye kuyigarukaho ku mpamvu nyinshi. Awalan, kwibutsa itegeko ryayo kuri buri muyisilamu, kuko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam muri hadisi ze yagaragaje yuko ari farada Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zakat al-fitri ala kulli muslim. Hadisi zirazwi: الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير. yuko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yashizeho itegeko rya zakatul fitri kuri buri muyisilamu, kuri buri muyisilamu. Nama aya atandukanye yagiye akomoza kuri zakatu al-fitri. Bamwe mu bamenye bakasobanura yuko ari cyo yari agamije: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. yuko no mu byavugwaga harimo zakatu al-fitr. Ni igikorwa cyiza rero bavandimwe b'Islam, umuyisilamu wasibye kugitegura akagitegurira nabe, tegurira nabe bari mu nshingano ze, abagore be, abana be, ababyeyi be, yewe nabo bafite ubushobozi, bafite akazi, ashobora kubabaza abana bawe kabahamagara cyangwa kubatangira zakatul fitri, ababyeyi bawe kabahamagara cyangwa kubatangira zakatul fitri, n'abandi baba bari mu nshingano z'umuntu. Akaba ari ituro rihabwa umukene mu minsi ibanziriza, iminsi ibiri ibanziriza ilayidi, cyangwa se umunsi umwe ubanziriza ilayidi, cyangwa se mbere yuko ujya gusari ilayidi, mbere yuko usohoka iwawe. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam muri hadisi amara an tuadda qabla khuruj nas ila as-salah. Intumwa y'Imana yategetse yuko zakatul fitri itangwe mbere yuko abantu basohoka bagiye gusari ibe yageze mu maboko y'umukene. Bavandimwe b'Islam, nk'ibisanzwe dukunda kugarukaho aya mahadisi yarazwi, ni amasaili zivuga yuko ibigomba gutangwa ni ibiryo. Twagiye tubigarukaho: sa'a min at-tamr wa sa'a min ash-sha'ir wa sa'a min at-ta'am. ibiryo bihabwe umukene, igipimo cy'ibiro 2 n'igice ku byo wahitamo kugura, niba ari umuceri, niba ari ibishyimbo, yewe niba ari n'inyama, ariko bibe ari ibiryo umuhaye umukene. Abandi b'Islam, iki kibazo cya zakatul fitri, nyuma yuko buri muyisilamu agomba kukigira icye, harimo ibintu bigiye bivanzavanze. Iyo ushaka kubivangura abantu babibona nabi, kubera ko twavuze yuko bikoze ku nda y'abantu, abantu ntabwo mwabyumvikana. Ariko Allahu a'lam, uko abantu bagenda bazagenda barushaho gusobanukirwa. Hari kino kibazo cya atawukil, cyo gutuma, ndakeka ibigendanye n'izindi masaili zo ntabwo abantu bazijyaho impaka cyane. Abantu bashobora kuza bakavuga ati ibigendanye n'ibiryo, twese dutanga ibiryo, ibiki. Abantu baremeranya yuko kugeza mu maboko y'umukene ikitwa amafaranga, yuko izo kawuli nta mbaraga zifite, ni no gutandukana na sunna. Ni ibintu imwe Imana ivuze ngo mutange ibiryo, itu'am, tu'mata, ibiryo. Ntabwo ari al-mablagha, ntabwo ari gurush, ntabwo ari fulus. icyo kunwe Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibyo byabagaho, ariko ntabwo mutume
wallahi salama yigeze abyira abantu ngo babirazwi no kuvuga ngo Abu Hanifa ngo niba bakubwiye mtume wama atakumur rasul fakhudhuhu, ibyo mtume yabazaniye muri idini bari byo mugenderaho. Ibyo undi wari we wese niyo yaba ari Abu Bakar na Umar bitandukanye n'ibya mtume, ibyo ngibyo bijya ku ruhande. Bamwe y'Abayisilamu reka duhita tugaruka direct kuri bano bantu bashaka kuvangira Abayisilamu mu idini yabo, ndavuga aba bitwa ba RMC. Iyo tubagarutseho tukavuga ku mafaranga yabo abantu ariko ba RMC n'abantu babo bari mu idini nyine y'Ikigali, idini itari ya mtume, idini itari ya dalili. Reka mbibereke murebe ko turugana ahantu habi, ariko inshallah mu myaka izaza muzavuga ati hari abantu bajyaga baza buri ko Ramadani igiye kurangira bakongera bakatwibutsa buri Ramadani zakatul fitr. Twebwe ikidushimishije bavandimwe b'Abayisilamu nuko ibada zanyu zajya ku mujyo wa mtume kugira ngo tuzazihembetwe twese. Nicyo kidushishikaje. Ntabwo kidushishikaje ari ukuza kuvuganira inda z'abantu. Mwarabumvishe ngo umuntu ngo natange ngo yohereza amafaranga ngo niyo bayirira ngo cyo kiwenga bayagikoze. Niba bayi muri idini gutyo ntabwo kunze swa umuyawe, ntabwo kunze iyo zakatul fitr yawe, nta n'ukunze mtume. Niyo mpamvu minkum ma yuridu dunya wa minkum ma yuridu al-akhirah. Harama aya Allah subhanahu wa ta'ala yagaragaje no muri idini hari abantu bayirimo ariko bari kwishakiramo dunya. Unde mondi mamundi cyereko ndi hari badili yanjye ya dunya nibereye, ariko hari n'abandi bari muri idini bagamije akhira niyo dunya bayibona. Bese namureka mbereke ubuhatari bwo gukorana n'aba bantu muri RMC kunja zakatul fitr. Abantu babyumva ngo turambiye amatiku, ntabwo ari amatiku. Maze kubyira aya zingahe, maze kubyira hadisi zingahe. Niba ukunze mtume avuga ati bana hadisi ziri sahihi kwa sahaba Bukhari na Muslim Sunan ama aya birasobanutse. Iki kintu harimo ibintu bibiri kandi mbivuge sindavuge n'ibintu byinshi. Bavandimwe b'Abayisilamu, sunna mubaze abashehe ba RMC niba barize. Abamenyi bose baravuga ngo al-mustahabu, ikintu gikunzwe n'umuntu ku giti cye, ikhraj zakat al-fitr binafsihi ila al-miskin au ila al-faqir. N'umuntu ku giti cye kwifatira zakatul fitr yiwe ni gutya abamenyi bose bavuga, akayigereza mu maboko y'umukene. Nta hantu hari itegeko bavandimwe b'Abayisilamu mutume ahamagara abasahaba ngo muzane zakatul fitr yanyu ngo nzaye batangire, cyangwa Abu Bakar na Umar ku gihe cyabo ngo muzane zakatul fitr yanyu. Nta hantu biri, barabyibukiranyaga buri wese kabisa akabyumva akabipanga ku giti cye, hatari mu bintu by'aya mafilosofi. Urabona ngo ubuyobozi ngo nibwo bukureberera. Twanabisobanuye Abayisilamu na itlaq y'ijambo ubuyobozi bwa Islam buvuga mu aya hano ngo n'abangaba ibi no kwitirira ikintu. Hari tuzabisubiramo bajye bavuga barahagarariye, kandi nta nubwo bahagarariye Abayisilamu bose, bahagarariye ababo bafite injyana y'imyumvire nk'iyabo. Abandi bibereye kuri sunna, abandi ntabwo bari mu bintu by'abangaba. Twagiye tubivuga, masaili zirasobanutse. Ariko bano baraza ngo nibo ngo bazinga ibiki n'ibiki. Na mtume yarabizi na Abubakar bari babizi, bagombye kureba umukene biramugendekera gute bakareba. Ariko bigeze bategeka ngo mutuzanire ibyo kuza ngo dore ngo momo ngo muzashira hanga Abayisilamu ubuntu bw'isukoro. Ndabibereka mu kanya. Ntabwo murusha mutume gukunda n'imiyoborere n'imigenzereze. Tujya tubabaza kuki kuri Idil Adha ku nyama mudashiraho yari amatangazo ngo rero ngo turabaga ngo umuntu atumuherezaho ngize nkeya ariko zirasaguka ngo noneho ngo momo ngo twe tuzi ngihene ngo abakene. Kuki kuri Idil Adha mutabivuga? Abanye Islam abangaba adira ntabwo bazitayeho, bari muri amafilosofi yabo ngo urabona ngo imam ngo mbese ku musigiti ngo hari abakene bangahe ngo n'abakire bangahe ngo none ngo n'ugomba kumenya ngo mushire kuri momo ngo iki n'ibiki ngo muzane niyo mushakirira amafaranga y'Abayisilamu. Iki cyumvikane ko sunna nziza ni umuntu kwigereza biriya yapanze mu maboko y'umukene. None bitagenda guca atabishobora, ahari wenda nta bakene bahari biramugoye. Niwe umuntu uzi uwo yatuma nindi, niwe uzi uwo natuma w'inyangamugayo,
kandi nkanagira access kumubaza abakene runaka babagezeho, nari nakubwiye nge runaka ndamuzi, reka mwohereze amafaranga yanjye arabinkorera neza, anirinde kuba byakwangirika, anirinde kuba byakora iki, byakwangirika. Ni weho uhitamo uwo watuma. Kuba watuma umuntu ajya kugura ibiribwa n'iki abigeze ku bantu runaka, cyangwa se hari abantu bawe, hari abaturanyi bawe, hari abafamiliye bawe, biremewe, batari mu nshingano zawe kugaburira. Byagenda ugure ibintu biro bingahe gucya by'umuceri, ugure n'iki, noneho uzanarenzeho nibi ngewe, ariko umbabarire zakatul fitri yohereza amategeko yayo gucya na gucya. N'umuntu we ugomba kwishakira ubabona w'inyangamugayo. Ntabwo ari abantu kuza ngo twengo turi inyangamugayo. Hari amajamaiyati henshi, hari ahantu twarabivuze, hari ubuyobozi, ntabwo abantu kujya kwishira imbere ngo twengo turi inyangamugayo, ngo rero ngo nimubizane. Ntabwo rero mbyira ko uri inyangamugayo. Mutume niba tarabyishizeho we urabyishiraho nkandi. Basilamu rero iki ngiki cyo kuvanga abantu bose kuri za mama ngo dore ngizi, ngo karere runaka ngo dore ngibi. Umuyisilamu nabyikorera, ntabyo kuzana ngo ubusinga umuhaye ngo nundi akamuha, pfa kuba ari umukene, pfa kuba umuntu we yujuje icyo Uwisilamu mubwira, icyo mutume yakoze. Ibi birahagije. Njya kuzana ibindi byango rero singa bigenze gutya, icyo mutume yavuze yagikoze, Allah yamwakiriye. Ibindi byo ni byabo. Ibindi mu gusoza wenda kandi ka kabiri kugira ngo hereke ko bano bantu bishiraho ubunyangamugayo badafite. Abayisilamu ni igisebo gikomeye cyane. Kuba mutume yavuze ngo abantu zakatul fitri igere mu maboko y'umukene mbere yuko umuntu asohoka agiye gusara. Bakakubwira ngo tugeze ku munsi w'Eid, ngo mwohereze, ngo tugiye gusara, ngo vuba ngo mwohereze, ngo kuri iyi momo, ngo kuri iyi kode, ngo ibiki n'ibiki. Bayisilamu turacyara ahangaha kwe? Ibi mwabyumvishe, mwabibonye? Usibye ubwesiko no kunda dunia no kunda kurya iby'abandi. Abantu reka nirwo rugero nimbaye kwerekana ko abantu bunyangamugayo bwabo butanahari, kwemerera gutanga abantu zakatul fitri ku kibuga cy'Eid, aho kugira ngo babyire muzaza ahangaha mwabirangije. Kuko maslaha y'aba abantu ba RMC ntabwo ari uriya mukene cyangwa iki, nukwirebera we yarasagura ngaye, bapanze amabije yabo, tuzakora zakatul fitri, niyo tuzakoramo ibi nibi, tuzakoramo ibi nibi. Umuntu wahereza ari amafaranga kuri momo ku munsi w'Eid ni cyo bintu bitatu. Imma kuvuga ati mutume turagusuzuguye, nta ngiza zakatul fitri tubirimo, waratubyiye ngo tuzayitange mbere yuko dusohoka tugiye gusara, ibegeze mu maboko y'umukene, ntabwo tubishaka. Kandi hadisi yaravuze ngo uwo izagera mu maboko y'umukene nyuma y'iswala, uwo ngo nta zakatul fitri yatanze, ngo jyatinye kurya mutume warusuzuguye. Kandi RMC igufasha kurisuzugura, kuko yakubwiye ngo yazane kuyabaha ni ukuvuga ngo nyine tuye gutangira kuko tugiye gusara, ntabwo turakora ibikorwa bibi. Icyo ni kimwe. Icyaka bavandimwe Abayisilamu, uwatanga aya mafaranga ni bya bindi RMC gibikora. Hari ukuntu ikusanya imiceri n'ibishyimbo n'iki by'inkunga y'ifutari, ifutari isanzwe yo kurya mu minsi isanzwe ya Ramadan, kandi zakatul fitri bakabibika. Bimwe byahenga ngo gupingana ngo natwe twese dupingana namwe, twe tuvuga aya na hadisi, ibindi ni byane. Bagahamagara nk'abantu Eid igiye kuba ngo zakatul fitri, bagakamera bya bindi, bakambara amajire, kumbi ni inkunga yari yaratanzwe y'amafutari. Barabizi bano babana mu RMC barabizi. None bakavuga ngo ya mafaranga b'Abayisilamu badasobanukiwe bazazana ngo tuzayihemba, twe tuzatanga ya futari, tunabereka dukorera amaraporo, ibindi dushira ku makonti yacu twirire bite binakora iki, bite binarangira. Tukumvikana abavandimwe Abayisilamu ni kimwe mu bintu bibiri. Ni ukuvuga ngo mwebwe muzaduha ayo mafaranga kumwe, ntago ibya dalili mu bikeneye, sibyo? Twibikire ku mifuka yacu, noneho tubatangire twebyo twabitse. Ini kuri cyo bimeze. Ibi byose rero ni zero imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni ibintu by'ubwesiko. Abavandimwe Islam, icya gatatu ku muntu uri gutanga zakatul fitri ku munsi ngo w'Eid yicaye ngari kohereza kuri ngo momo ngo code za RMC, ibi ngibi ni ukwerekana ati turacyari mu bujiji, tunibwo dushaka tuzabugumamo. Ni n'igisebo kuri uwo muntu no kuri RMC biri kumujya ngo yohereze kuri momo, kuko ntabwo bishoboka.
nta hantu habaye amasezerano ngo mwe muzatangira zakatul fitr amasezerano yabaye igihe kinani. Niyo mpamvu gutu ntabwo ari inyangamugayo. Ibi hagira uvuga ngo ni amatiku, biravuga ko ari amatiku kuko turi kwangiza idini, ariko umuntu ufite sunna bati mutume ibyo yavuze ni ukuri, kandi ibyo abantu bashiya bari gushimangira ni ukuri, ahubwo bariye bare musubire mu madini yabo. Nagira ngo iki cyumvikane inshallah taala, tuzagumya kubivuga, turacyabivuga, tuzabisubiramo. Mu Islam reba umuntu w'inyangamugayo muhamagare agutangiza zakatul fitr mu buryo bwayo, umwerekere, muganire, amasomo warayumvishe. Naho bitari ibyo nukurikira umujyo we waremusi, bazakujyana mu manyanga yabo, ibada batari kuzangiza, ariko bakagira icyo bakora, icyo baramira. Allah turinde inzira z'abantu bayobye inzira ariko yumvisha ngo bari ku nzira nyazo. Allah dushire ku nzira ya mutume nubwo byabangamira uwari we wese. Turanga kugira ngo tukwibutse ibada zawe zigende neza, ntabwo turanga kugira ngo tukujyane mu manyanga. Nabifurizaga rusha utanga zakatul fitri mu buryo bwa nyabwo, kandi abo bakeneye inshallah zabagerereho igihe banishime nkuko mutume yabitegetse. Wallahu a'la wa a'lam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.